and gentlemen, ndongera ndabashimiye kandi mbaye ikaze kuri Kigali Pele Stadium. Mwoka byaramwe ni match atari, ni match karundura, ni match imaze guza ekipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Wari umukino utoroje cyane, wari umukino amakipe yombi yagerageje kuba yareba uburyo yabasha kuba yatsinda umukino. Hanyuma ngiye kubereka uko ibitego byose byagendaga bijyamo mu mukino wose, nkwereke niyo y'ingezi byose byagiye biranga uyu mukino. Umusifuzi yari Ishimwe Claude aka Cucuri yagendaga cyane. Hanyuma rero abakonde ekipe ya Rayon Sport ubundi bari bategewe ibihumbi 130 mu gutsinda uyu mukino. Kiyovu Sport ntago tuzi akayenyeri, ariko buriya nako kari gahari ngo byanavugaga yuko cyane ngo umuntu witwa international kuva mu gihugu cy'u Burundi Cedric Amis we nababwiye ngo nibatsindare yowe nganabihera prime, ariko nubundi itandukaniro ribaye nubundi umurundi mugenzi we ari we Ndikumana Asman. Hanyuma ni ari ingingo Francis Christian watojereyo, hakaza muvandimwe twa Misi Cedric ndetse n'umutwa Rukundo Abdulrahman Paplay. Abanga bombi ewan ngo bari bahize cyane, bashaka uburyo bwose batsinamo igitego kugira ngo bashe kuba babona uburyo ekipe ya Kiyovu Sport bayibonamo ibitego. Mini ekipe ya Rayon Sport basha kuba bayitsinda. Kwa ekipe ya Rayon Sport nabo byari giza cyane ko mu ijoro ryakeye mu Karumuna ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kuva kuri Twagera yesterday Uwayezu Jean Fidel ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose bagiye mu Karumuna aho ekipe icumbitse bajya kuganira n'abakinyi ndetse baranahiga banabemerera n'akanyenyeri neza cyane. Nkuko bireba rero muri aya mashusho na amashusho meza cyane ya Rwanda Premier League, tunayishimire cyane, irimo iragenda ikora utuntu twiza cyane n'amashusho yose iragenda iyatunyanyagizamo neza cyane. Byose n'ubundi muri rusange aya mashusho mureba na ya Rwanda Premier League ba yafashe kinyamupira Demba babaciye muri kamera, ariko ntago biba byoroshye. Hanyuma rero sasa ikindi kintu cya kabiri n'ubundi muri rusange navugaho nuko uwitwa Ndikumana Asman niwe ubaye itandukaniro ry'uno munsi cyane, niwe utsira ibitego byo bibiri ku mutwe. Ewan santre hatari, santre igendera ku irati, santre igendera ku ikamba, santre watereka bajya bavanga karuta ngo tanjati uko kundi umuntu abagiye guhirima ariko akaba ameze gutya. Ewan bamukubise santre ya mamaya smash y'umutwe hatari mwiza witego cya mbere. Abayivuba barakiriye mu gice cya kabiri ekipe ya Rayon Sport yakoze ibiminduka, abakinyi benshi bagenda bajyamo, injamo Azizi Basana kuranya wagoye uruhande rwo kuri kabiri kw'ikipe ya Kiyovu Sport, ariko ewan bamukatiye santre minota 90 maze kugeramo atereka umutwe wa kabiri. Ndikumana Asman yandika igitego cya kabiri kwa ekipe ya Morera. Hanyuma ari ikindi kintu cya kabiri cyabaye mu no mukino ndimo nagenda mbere kuko byari bimeze ibitego byose baza kugenda bibona mu mino highlight nziza cyane. Dushimire cyane Rwanda Premier League irimo agenda idukorera buri kimwe cyari cyo cyose. Hanyuma rero dore ikindi kintu cya kabiri nabasha kuba nababwira, Rayon Sport abayobozi nabo nyuma y'umukino bagiyeyo ewana bajya mu kibuga, ariko babangira yuko bitemeye ko nyine ubuyobozi bwinjira mu kibuga. Wowe nahano ibyo bintu byabaye ko ubuyobozi butabwinjira mu kibuga kujya kubera amashya abakinnyi, kuko iki ni ikibuga gikiniramo abakinnyi gifite amategeko. Niyo mpamvu dushimira cyane Rwanda Premier League mategeko mashya amaze gusetinga ko buri kimwe cyose cyamaze kugenda gikemuka cyane. Hanyuma reka mbere ko utundi segima duto cyane twabaye mu no mukino ngendaza kuba ngaruka mu kanya neza cyane mubwire ko ikinyobwa cya mbere mu Rwanda ari B1 Gin, kinywe unywe neza cyane kabisa ugikonsome ubundi mu gitondo urabyuka ibintu byose ari amahoro. Hanyuma kandi The Planet nao ewana scholarship nziza cyane y'abantu yo kujya mu Bushinwa, genda ibintu byose bari amahoro. Ndabashimiye cyane, nitwa International the best of the best Mnyano Elike Kalikeza. Hanyuma nka camera operator kwa turi kumwe na director Mevin Pro. Habimana Yves na Richard imbere y'izama, Richard babiri araryamisha, penalty reka turebe. Saja Bulaya Moise reka turebe Rukundo Abdulrahman Paple hindura umupira imbere y'izama,
kozaho umutwe wa Cedric umupira ufata barawutakaza. Aziz Bassane shyira imbere tugende, ariko Moise ahita afata neza cyane na Asman na Sefa Serumogo Omar Shakara Sumana ariko umupira ujya hanze no kwengurwa na Rayon Sports cyane. Itoko rya Diarra, attention tambwe couloir kona umupira Asman yaraje. Attention Ami Cedric hagati mu kibuga na Rukunda Abdurrahman Paple Sacha kina vuba Joyang Yakubu akora ikosa imbere y'izam Bassane penalty. Reka turebe umusifuzi yasanjije ana muri surface hari ishimwe Jarene ni bukuru Jarene yarayicebye itakizi zamu vuba Fabrice Bassane nafatiraho nago mugarura. Bassane boda ahubwo yanyayo. Bassane na Fabrice imbere y'izomo itawufata neza cyane. Joyang Moise Desire takina vuba Asharene Uwineza na Sharif Bayo yinjira muri surface de réparation rekuri shot umupira ujya hejuru. No Piro ujya hejuru ka Khalifa yanga gukora irya kosa. Paple aracenga kufra. iyi kufra rero kuri Paple ashobora kubika mu izamu. Imwe Jarene Paple ninde ugiye kuyitera. Reka turebe Jarene mu rukuta akinye nabi cyane. Umupira ifatira sore ba Rayon Sport. Reka turebe tambwe hana Placide hagati mu kibuga akora ikosa. Abed na Paple umusifuzi cucura ati nta cyabaye ukomeze mukine kabisa. Yarakoze Abed hejuru gatoya no guteka imbere za mu kipe ya Kiyovu. Abed Bagayogo jota umupira uca hejuru no guteka imbere za mu kipe. Ubundi uyu muhungu yumuhaye space gato. Umupira ifatirwa na Crespo imbere y'izama. Uba muremure iki cyari igitego nta gihunga rwose kina neza cyane. Byenjwe batamukoreye ikosa. Kufra kabisa. Bassane reka turebe hari yarahava akorewe ikosa. Bassane kuranya Aziz Bassane kuranya fontronesha neza cyane akina na Bagayogo yishyira mu kugura ashaka ishot. Umupira ujya amaboko ya Joyang ahita akina vuba Paple Rukunda Abdurrahman Paple reka turebe pase y'icyuma Kiyovu yakwishyura shot. Crespo bari bahari n'abayovu mwateguye ibintu byiza cyane. Protokole nziza ibintu byose byari byiza. Atansi imbere y'izama Sumani. Uyu muhungu ntasanzwe. Football. Go!